Mm. Mwiriwe muraho. Maze iminsi ndeba ntavuga ariko burya mba ndeba mba online akenshi, yego si buri munsi, hari igihe mara nk'iminsi ibiri ntageze ku mbuga, ariko iyo mbonye akanya nkajyaho ncishaho amaso nkareba. Akenshi ngasanga wenda abantu baza utubazo duciriritse, ariko kubera ko twarize kuva kera, ibintu byose twarabisobanuye, turabisobanukirwa, turabyigisha, tubisuramo inshuro nyinshi, niyo mpamvu tutakivunika. Ku buryo niyo ngiye ku mbuga umuntu akabaza ngo rokapu bayikora bate, checklist bayuzuza gute, ibyo sinabisubiza kubera ko maze ko n'umuntu maze icyumweru muri payi yamufasha akamusobanurira, kubera ko nzi ko mwese muri senior muri iyi project. Ariko ikintu nenda kubabwira, ibintu twarabyigishije byose, ubu ntabwo nabwira umuntu ngo wigurisha payi zawe ya. Ibyo bintu twabifatiye igihe, umuntu njyana ashaka no kugurisha akanambaza, yambajije ndabwira nti uri serious, yambwira ati ngenda zigurisha, mitamwereka uko azigurisha, kuko ntabwo twakomeza mu yo kwigisha abantu ngo si byiza kugurisha. Icyo nababwira cyo ipayi abantu bamaranye nayo igihe kirekire, bayitunze igihe kirekire, ariko ntabwo bigeze bayimenya. Njya mfata urugero ku mugabo witwa Yesu. Yesu yaje ku isi, aje anatoranya n'intumwa agendana nazo, bamarana igihe bavugana ubutumwa, ariko ntizamumenya. Abenshi banamusobanukiwe ari uko amaze kubavamo, amaze gupfa akazuka, kandi agakora ibyo yababwiye ko bizaba. Nego batangiye kumenya ngo buriya bwose twabanaga n'Imana. Barikanze nyuma amaze kugenda, ariko mbere bakiri kumwe nawe ntabwo bari bamuzi, ntibari bamusobanukiwe neza. Mbivugiye iki? Mbivugiye yuko payi dutunze ntabwo twigeze tuyisobanukirwa. Payi ifite ireme riremereye, ariko icyo nenda kubabwira cyo munakiteho cyane. Hari akantu nshaka kubabwira. Uyu mugabo atumye mvuga bitari ngombwa, ariko hari akantu nshaka kubasobanurira. Abantu benshi bamaze igihe bavuga ngo Nikolasi ngo ni umubyeyi, unamuvuze nawe mu mbuga uramutse uri mu ruhame rw'abantu hari n'abakurasa. Ni umubyeyi yashatse ko Afurika dutera imbere, yibutse umwirabura, yarakereye ko twese tuzamuka, ariko abazungu nta mpuhwe badufitiye. Mbisubiremo, nta mpuhwe abazungu badufitiye. Dore impamvu. Iyi payi mureba rero ni ikintu kiremereye, ariko payi umuntu idakwiye kugira akamaro ntawe izakagirira. Izageza igihe cy'akamaro kayo abantu batakizifite, baraziyambuye. Iyi payi mureba rero, njya mbaha ingero zifatika. Njyewe ntanga ingero zifatika. Kambaho urugero rwa mbere. Abantu bakomeje kujya impaka ngo GCV ngo ntiyakunda, ngo ntibizabaho. Babijyaho impaka, barabirebera, basakuza mu buryo butandukanye. Bukeye mbereka impamvu zizatuma GCV yemerwa, ariko nta ngero zifatika nari mfite, ariko nabasobanura uko mbiramo, wenda mu busesenguzi bwanjye. Nubwo natwe dusesengura nk'abantu sometimes batafite n'ubushobozi buhagije, ariko mbasobanura ubushize nababwiye nti ukurikije kampani zirimo, ukurikije ibyo izakora, ukurikije abazayikenera, ukurikije yuko abayimaninze ari bake cyane ugereranyije n'abayikeneye n'inganda zikeneye, mbabwira ko GCV nagiye mbaha ingero zifatika, mbereka yuko GCV ishobora kuzakunda no kurenga. Nubwo hari benshi bajyaga bavuga ngo ntiyakunda, abandi bakaboneka bavuga ngo izarenga. Njyewe nabereka impamvu zatuma ikunda. Kambaho urugero. Ndashaka gutanga urugero rufatika. Uri buruhakane araza guca inbox mbimwereke. Izi kampani zose ziri muri payi network, ntabwo bano batsindiye agatoni. Kaduhere kuri SIB network. Iyi SIB yacu tuzakorana nayo. Abantu bafite ntuza app yayo, iyi ifite logo, ifitemo akantu ka mpande eshatu. Abantu mufite iyo app mufite muri telefoni zanyu, iyo muyifunguye mukajya handitse convert, mugakonvatinga mukareba. Iyo mwanditsemo payi imwe babereka zingahe. Babereka zingahe kweri. bahita bakwereka GCV barayikurikiza.
ukimara kwandikamo payi imwe mu kanya kashize nabuze nandikamo 0.2 nkashyiraho rimwe nkabona 942 nibyo nabonaga. Nabonaga amadolari 942 sinibuka ibyo nabonaga, ariko ni GCV irimo. Ni ukuvuga ngo SIB network nimba yarasabwe cyangwa se niba yarapanze guhindura intuza application yabo bakayihindura, app ikaba iri muri mu ntuza kuri Google, noneho app bakoze ugasanga iyo urayinjiramo ikakwereka gukonvatinga, wakana mu konvatinga immediately ikakwereka GCV. Iriya GCV ntabwo SIB yayirose, ntabwo irimo gushimisha abashinwa batangiye campaign ya GCV ngo ibashimishe beko bari kumwe. Oya, buriya barakorera ku itegeko yabanye umushinga. Aya makampani yose bari bose batsindiye amasoko, abazagerageza gukora muri systeme zo kukonvatinga bose uzasanga bafitemo application ya GCV. Amabanki yatsinze nuko tudafite uburyo twinjira muri systeme zabo. Tufite uburyo twinjiramo uko twinjira muri SIB tukabibona, twasanga bakurikiza GCV. Bano bazungu rero barimo barabitegura kandi bizaba nta gushidikanya. Ibi murambibwira abantu, niyo mpamvu ntakibirepeta kenshi, ariko mbaye urugendo ndavuga nti umuntu ufite app yantuza ya SIB network nayifungure akande hari handitse ku konvatinga. Mwibuke yuko SIB izakora mu buryo butatu: izakora mu buryo bwo kubakira abantu, izakora mu buryo bwa e-commerce cyangwa e-commerce bw'ubucuruzi no gushipinga ibintu n'ibindi nkabyo, izakora mu buryo bwa gatatu bwa ntuza bwa SIB bank, burimo kuba twabitsamo coins zacu, birimo biko twacamo tunavunjisha bigakunda, none app yabo irimo gukonvatinga. Iyo tuyikanze dukonvatinga dusanga GCV irimo. Ntabwo GCV bayitekereje, bayitegetswe na bashebuja. Nimba ku isi hose ama application azakora na payi arayo kwa team izaha uburenganzira agafunguka, kandi ikaba condition ya GCV, yarangiza igaka condition ya mabanki ya GCV, ikabashyamo system zo kubalansinga ku buryo amafaranga coins ushizemo zihwana na GCV. Nta uzayikora hejuru yayo cyangwa munsi yayo, kuko system izaba yibara ubwayo. Ariko impamvu banacishijemo buno buryo, nigeze nyanga abantu twatangiranye, nigeze nabaho urugero mbere, ndababwira nti ufasha abantu bose batuye mu Rwanda cyangwa ku isi ukaduhere mu Rwanda. Nababwiye nti ufashe abantu batuye mu Rwanda, ukafata amafaranga bose ukabasaba ukabakuraho, ukashyira hamwe, warangiza ukabantu bareba abantu ukabagabanya bose amafaranga kwangana. Mu kwezi kumwe nabwiye ko amafaranga yaba avuye mu mifuka y'abakene bari basanzwe bakennye mbere yisubire mu bakire. Impamvu bamwe bayafite abandi tukayabura, baturusha akabare. Hari umuhungu nakoreshaga kera, sinakera mu bihe bitambutse muri corona, yarakoraga yankoreraga kuntuza ku mashini isya ibigori bisanzwe. Rimwe na rimwe yajya kumvesha kangwa yaterega ati boss atakabare kansimbutse nta n'amafaranga mfite nzi uko byagenze, ngo akabare kamunaniye. Abirabura rero natwe nshinge kuri amagambo mutipe ajyaga ayambwira akankakuraho isomo, akambwira ngo akabare kanze, ngo sintabwo birimo guhura. Ni impamvu abantu bamwe bakira abandi bagakena. Abakira akabare afite akabare kazima, babandi bakomeza gukena akabare kabakanze. Iyi mibare yanze n'ubundi usubira hahandi. Impamvu abantu bamwe batunga amafaranga abandi bakayabura, nkuko nawe mbahaye urugero, ufasha amafaranga ukayagabanya abantu bose, abambere abari basanzwe bakize, adufaranga ubahaye bajya kuturanguza batariyeho n'atanu, badufata bakaturanguza imari bazi bano bagenzi babo bakeneye. Ni nkuko muri abantu 100 bakabagabanya amafaranga, ukumva abantu 85 bose bakeneye kunywa, ugafata ufite ugafata na credit ukajya kubazana icyo kunywa. Buri wese kandi icyo ari bunywe mwera amafaranga washoye ageretseho inyungu zawe.
bwageza kundi munsi ayo bamuhaye yanywereye ayawe uyafite ugeretseho n'inyungu batazi aho zavuye kandi zavuye mu mifuka yabo. Niyo mpamvu abantu bagabanyije amafaranga n'ubundi abakene bakasubira ahandi, abakene bakongera bakayasubirana. Bano bazungu rero impamvu nabereka ko nta mwe badufitiye, bazi ko GSV izakunda, babirimo, bazi ko ibintu byose bazabikora bizakunda. None ubugome bwabo bashyizeho badutindiye, ariko mu kudutindira wenda kuronshinga payi nuko hariyo bagikora bakinoza byinshi. Na kano kanya na SIB buriya winjiye muri logo yayo hari system nyinshi zanafunguka, baracyari mu gukora cyangwa mu gutunganya. Bivuze ngo bano n'ubundi hari imishinga itari yatungana neza bakirimo gutegura no guhuza amabanki n'ibindi bigo byose muri payi. Ibyo ni ibintu bakigenzura kuko ibintu by'amafaranga ntibihutirwa. Iyo babona bitari byaba ntibashyiremo se uburyo bwo konvatinga payi ku bice abantu bishakiye ku ma exchange, ku buryo payi tureba tugasanga iri muri 0.57 0.55 ako tekereza kugira ngo ubone payi muri 0.50 na n'igihe twayizere n'igihe tuvuniye. Ariko barareye baravuga bati ngiye ngenzuye mu mirebere yanjye, ni kwa kundi bareba bakavuga bati John asanzwe atamenyereye amafaranga, igice cya GSV tukemeza nubwo tuzaba twemeje yuko wenda buri muntu azajya avunjisha 0.25. Buriya 0.25 uvunje amanyarwanda biri muri miliyoni 2.2 hafi za 300 anasaga. 0.25 nushyira muri bikore nubishyira muri kakantu wa convertinga muri urasanga biri muri ebyiri zisaga. Bakagenzura bakavuga bati bano bantu asanzwe ari umuhinzi agurisha imyaka 100,200 akaba yakize akayabyinira akayanywera agasinda agakubitwa, ejo yagurisha yasatura ku gasambu ntarenze miliyoni akayibyinira gashira. Umuntu nk'uwo nguwo naba afite payi 1,000 ukamuha uburyo bwo kuvunjisha akajya abona miliyoni 2 miliyoni 3, icyambere hazabaho icyo bita demonetization, itakaza agaciro ry'amafaranga, muzatesha amafaranga ibihugu byanyu agaciro. Icya kabiri amafaranga azabagwa nabi, ariko mu buryo bwabo badushyiriye uburyo bwo kurya n'ubundi barabitwemereye. Abantu batagenewe gutunga amafaranga menshi babanze bagurishe coins zabo bazibyinire bave mu nzira, nibava mu nzira abafite ubwenge bazigure bazibikire muri babaye n'abasobanukiwe nabo bakomeze bazihagarareho, abo zitagenewe zibanze zibashireho. Abantu bose akabare kanze nta mukozi nari mfite ku mashini, abantu bose akabare kanze zibanze zibashireho. Nizimara kubashiraho bazaronshinga kandi utakibasha kuzigarura. Kandi kambabwira ikimenyetso kizabereka yuko payi igiye kugira agaciro nuko ba nyiri umushinga bazabanza bakanatoragura n'iziri ku ma exchange bakazigarurira, bagashyiraho amagashora amafaranga, bataha amafaranga coins zikabasubirana. Zamara kubasubirana asigaye mugatuga noneho mwajya no ku ma exchange mukazibura.